tubahaye ikaze mwese bakunzi b'isengesho ribohora official, abo tubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana no gusenga. Muhabwe umugisha aho muherereye hose mu bice bitandukanye byo mu isi. Ubuntu bw'Imana bube kuri mwe hatavuyemo n'umwe, kandi nawe uje ari ubwa mbere uri umushyitsi, ni ubwa mbere utumvise, nawe tuguhaye ikaze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana no gusenga hano ku isengesho ribohora official. Nyuma yo kumva ijambo ry'Imana ugafashwa naryo n'isengesho, ntuze kugenda udakoze nawe sabone cyangwa se subscribe kugira ngo ujye nawe wakira igihe cyose dushyize ijambo ry'Imana n'igihe cyose ducishije isengesho bikugireho ku gihe, ugubwe neza muri byose. Rero mwebwe abakoze sabone cyangwa subscribe murasabwa kugira ngo mujye mwibuka gukanda like, musharinge n'ibi biganiro cyangwa se n'iri jambo ry'Imana tuba turibagejejeho, nyuma yo kugufasha nawe ujye urisangiza abandi bantu kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kugera kuri benshi kandi bufashe benshi. Mugirirwe neza n'Imana. Reka dusenge Imana hanyuma tuze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka umuremyi w'imibiri, umuremyi w'ubugingo, umuremyi w'umwuka w'umuntu, umuremyi w'amarayika, umuremyi w'isi iboneka turimo, kandi ukaba umuremyi w'isi zitaboneka n'ibiremwa bitaboneka. Uwiteka umukuru w'ibihe, turakwinginze kano kanya kugira ngo wohereze umwuka wawe wera atumanukaho, ubwami bwawe buze aho turi mu izina rya Yesu Kristo. Ingoma yawe ifate hano hantu, ifate aka gace dutuyemo, ifate aho aba bantu batuye mu izina rya Yesu Kristo. Ingoma yawe mwami imanuke kuri uyu muntu ugiye kumva ijambo ryawe. Ingoma yawe imanukire ku buzima bwe no ku mibereho yiwe. Ingoma yawe mwami ganze ubuzima bwe bwose Yesu Kristo. Ingoma yawe nanjye nganze Yesu Kristo. Mwanya tugiye kwinjira mu mwanya mwami, mwuka wawe wera mu izina rya Yesu Kristo duhangaho cyane, twuzura cyane, kugira ngo mwuka wawe mwami aducishemo ijambo rizima rihembura, ryubaka ubuzima bw'abantu, ryubaka imibereho y'abantu, rihindura imibereho y'abantu, rikomeza umuntu umwuka. Ohereza ijambo ryawe ritavangiye mwami, katika jina la Yesu. Amatwi yawe mwami turayasabye kugira ngo yaduhe, kugira ngo tubashe kumva ijambo ryawe, kuko iby'umwuka byumvwa n'umunyamwuka wundi, duhindura abanyamwuka bumva ibyawe Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Tese kiriya horiya ngaho ufata umwanya uhesha icyubahiro. Izina ryawe rikuzwe kubw'uyu muntu uri kutwumva, izina ryawe rikuzwe kubw'uyu muntu uje ku isengesho ribohora official, katika jina sureka ijambo ryawe rigira imbaraga mu buzima bwe kandi rigira ububasha ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Risoze icyo waritumye, nanjye rinsoze icyo waritumye mu mbaraga z'umwuka wera. Amen. Nshuti mukundwa, byanditswe byera bihamya yuko ijambo ry'Imana ritazazira ubusa, ahubwo niriza rizasohoza icyo ryatumwe. Byanditswe bivuga yuko nk'uko imvura ya sheregi, imvura imanuka ikagwa ikanyagira ubutaka, igasomesha ubutaka, ntisubireho ahubwo idasomesheje ubutaka, igaha umuhinzi kuhinga cyangwa kubiba, ngo niko n'ijambo ry'Imana niriza rizamera. Iyo rije ntabwo risubirayo uko riba ryoherejwe. Nuba amaso rero, ijambo ry'Imana ntabwo rigusiga uko waje kuryumva, ahubwo rirasiga rikoze ibikomeye mu bugingo bwawe, rikoze ibikomeye kuri wewe imbere y'umwuka, ndetse rikore n'ibikomeye kuri wewe umubiri. Imana y'amahoro igumugisha. Tumaze iminsi rero kwigisha ku nyigisho igaruka ku kaga umunyamubiri agiye ashobora guhura nako. Twabonye ko umunyamubiri ari umuntu utegekwa n'umubiri gusa, kandi umuntu twabonye yuko umuntu atari umubiri gusa, ahubwo umuntu ari umwuka w'ubugingo utuye mu nzu yitwa umubiri. Bityo rero ibaze ko inzu nk'iyo ubayemo, utuyemo, igutegeka, ikavugana nawe, ikaba ari ikubwira ibyo ukora, kandi ari inzu yawe.
wayunga inzu yatangiye kuvuga ikavugana nawe ikakubwira ngo mva muri iyo nzu iraramo, iyo nzu wayihunga. Uko niko rero n'umubiri wawe ari inzu. Iyo watangiye kugutegeka, ugatangira kukubuza gusenga, ugatangira kukubuza kwegerana n'Imana, ugakubuza ukagira byinshi ukubuza mu isi y'umwuka, wowe uhinduka umunyamubiri. Kandi twabonye yuko umunyamubiri, kuba umunyamubiri ari akaga. Umunyamubiri, kuba umunyamubiri ni akaga. Tugiye kureba ukuntu umunyamubiri abadayimoni bamwinjiramo ntabimenye. Tugiye kureba umunyamubiri ukuntu ashobora gukubitwa n'abadayimoni. Ibyo nibyo tugiye kureba. Umunyamubiri wese ashobora gukubitwa n'abadayimoni, we ntagire ububasha bwo kubakubita, ntagire ububasha bwo kubirukana. Umunyamubiri ashobora kuvuga azi ko arimwe aravuga we ku giti cye, kandi ari imyuka mibi yinjiriye umutima n'ibitekerezo bye, yavuga yasohora amagambo abantu bakagira ngo ni urimo uravuga, kumba ari abadayimoni bari kumuvugiramo. Umunyamubiri ashobora kugira ibitekerezo bye azi ko ari ibitekerezo bye bwite, kumba ibitekerezo ahumekeyemo ari ibitekerezo by'abadayimoni, ari ibitekerezo bya Satani. Umunyamubiri yatabaye maso yinjirirwa n'uruvange rw'ibitekerezo bya Satani, yakwinjirirwa n'uruvange rw'ibitekerezo bya Satani. Ugasanga mu gihe ari kugambirira, arimo aragambirira umugambi wa Satani. Igihe ari kuvuga, ugasanga ari kuvuga ariko avuga atari we, ahubwo ari Satani umuvugiramo. So umunyamubiri rero birashoboka ko umukristo yaba ari umukristo ariko ari umukristo umunyamubiri. Birashoboka cyane ko umukristo aba umunyamubiri kandi ko Satani amwinjiramo akamukoreramo bitewe n'urwego rw'ubukristo bw'uwo muntu. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Ni ngombwa yuko ugomba gusaba Data wa twese akakuzuza umwuka wera, ukayoborwa n'umwuka wera kugira ngo utaba mu gice cy'abanyamubiri. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dutangira mu byibuke twaberetse ko Bibiliya ubwayo ivuga ijambo umubiri irigarukaho inshuro zigera muri 215. Nono imibiri mu bwinshi Bibiliya ikayivuga inshuro 38. Nono inshuro zose ikitwa umubiri uvugwa muri Bibiliya ni inshuro 420. Tubona umwuka inshuro umwuka uvugwa muri Bibiliya, inshuro umwuka avugwa muri Bibiliya ni inshuro 420. Inshuro 420. Inshuro zose umwuka avugwa muri Bibiliya ni 420. Urumva ko umwuka avugwa cyane kuruta uko umubiri uvugwa. Yes, none umubiri uvugwa inshuro 215, imibiri ikavugwa inshuro 38. Ubwo urumva uteranyije nta nubwo bishyika muri 300. Noneho sasa umwuka ukavugwa inshuro 420, imyuka ikavugwa inshuro 20. So nukuvuga ngo rero twabonye yuko umunyamwuka we yita ku by'umwuka, kandi ibyo by'umwuka nibyo bimutunga, nibyo bimubesheje, nibyo bimubeshaho. Tubona ko umunyamwuka arondora byose, amenya byose, ariko we ntawe ubasha kumurondora. Rero tugiye kuvaho ngaho tugaragaza ukuntu umunyamubiri ashobora kugira ibitekerezo byinshi bikamwinjiramo yibwira ko ari ibye, kumba ari ibya Satani. Satani yinjiye mu bitekerezo bye. Kandi turaza kureba ukuntu umunyamubiri abadayimoni bashobora kumukubita. Bityo rero wange kuba umunyamubiri mu izina rya Yesu. Ni ngomba ko wanga kuba umunyamubiri, kuko nukwemera kuba umunyamubiri ibi ngibi bizajya biguhoraho. Abadayimoni bazajya bagukubita wowe udafite ubushobozi bwo kubakubita. Abarozi bazagusajya baguhonda, bagutwaza igitugu wowe udafite ubushobozi bwo kubasubiza. Uzisanga uba umuretwa w'imyuka abadayimoni cyangwa umuretwa w'abarozi. So ni ngombwa rero kugira ngo uhinduke ibi turabivuga kugira ngo uhinduke wifuze Data twese ko guhindura umunyamwuka. Kandi Yesu yavuze yuko umuntu usaba umwuka wera Data azamumuha vuba byihuse. Reka rero dusome ijambo ry'Imana hano dusanga muri Matayo igice cya 16. Matayo igice cya 16 wera ku murongo wa 21. Yesu aherako yigisha abigishwa be uko akwiriye kujya i Yerusalemu, akababazwa uburyo bwinshi n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa, akazazurwa ku munsi wa gatatu. Petero aramwihererana
atangira kumuhana ati, biragatsindwa mwami, ibyo ntibizakubaho na hato. Arahindukira abwira Petero ati, subira inyuma Satani, umbereye igisitaza, kuko ibyo utekereza atari iby'Imana, ahubwo utekereza iby'abantu. Maze Yesu abwira abigishwa bati, umuntu wese ushaka kunkurikira yiyange, yikorere umusaraba we, ankurikire. Wumvise iri jambo ry'Imana. Yesu arimo arigisha ijambo nk'uko ibyanditse bitubwiye, ngo ahera ko yigisha abigishwa be uko akwiriye kujya i Yerusalemu akababazwa. Nyuma yo kubabazwa gutyo gusa, ahubwo agombaga kubabazwa mu buryo bwinshi butandukanye. Ababazwa n'iki? N'abakuru, ababazwa n'iki? N'abatambyi ndetse n'abanditsi, ndetse byarangiza akicwa, ariko ku munsi wa gatatu akazuka. Ibi Yesu abyigisha, harimo umwigishwa muri bo utarabyumvise, atangira kwibaza ngo umugabo mbona ufite imbaraga, umugabo mbona ushoboye, kizikora ibitangaza, kizi indwara, uzura abapfuye, Mesiya wanjye agomba kwicwa. Petero we yibwira yuko umwami arimo ariganyira, yibwira ko umwami ahari agize intege nke kuvuga ibigiye kuba, ngo aramwihererana. Ariko Petero mu kwihererana Yesu nawe ntiyari azi ko ari uri kubikora. Petero ajyana iruhande Yesu aravuga ati, ibyo biragatsindwa, ntibizakubaho. Oya Yesu sigaho, ibyo biragatsindwa, ntibizakubaho. Yesu ngo aramuhindukirira, amubwira amagambo avuga ati, subira inyuma Satani, kuko ibyo wibwira atari iby'Imana. Aravuga ati, subira inyuma Satani, umbereye igisitaza, kuko ibyo utekereza atari iby'Imana. Kumbe turabona ko umuntu ashobora gutekereza ibintu bihabanye n'iby'Imana, ariko muri uko gutekereza ibintu bihabanye n'iby'Imana, ntabwo aba ari ubitekereza ubwe ku giti cye. Kuko Petero atekereza, ntabwo yatekerezaga ubwe ku giti cye. Byamenyekanye ari uko Yesu amuhindukiranye akamubwira muri aya magambo ati, subira inyuma Satani, kuko umbereye igisitaza, kuko ibyo utekereza atari iby'Imana, ahubwo utekereza iby'abantu. Kumva umuntu utekereza iby'abantu, Satani ashobora kumwinjiramo, akamwinjirira mu mitekerereze, akamushuka, akamwoshya ari mu bitekerezo bye. Umunyamubiri, biroroha cyane kugira ngo Satani amwinjiremo, biroroha cyane kugira ngo umwuka wa Satani winjire mu bitekerezo bye, umwoshye, umushuke. Niba kano kanya hari umwuka wa Satani wari winjiye mu bitekerezo byawe, ugushukashuka, ukoshya, utangiye kugenda utuma uzinukwa gusenga, utangiye gutuma wanga abakozi b'Imana, utangiye gutuma wanga abagufasha mu mwuka, uwo mwuka ndawutwikisha amaraso Yesu Kristo, ugusoke mu bitekerezo mu izina rya Yesu. Ibitekerezo byawe bibe derivure. Tubonye ko ibitekerezo Satani yabyigarurira, akabyinjiramo, akabivuyanga neza. Ni ryari uzamenya ko Satani yinjira ibitekerezo byawe? Arimo arabivuyanga. Wakwibwira ukagira ngo ni uri kwibwira, kumbe ni Satani. Ni igihe wibwira iby'abantu. Iyo wibwira iby'abantu gusa, ukinjirirwa n'amaganya no kwiheba, ugacika intege, ugacogora bitewe n'ibyo uri gutekereza, menya ngo uwo ni Satani. Iyo uri gutekereza ibintu bigutandukanya n'Imana, bigutandukanya n'ubushake bw'Imana, ujye umenya ko ibyo bitekerezo atari wowe uri kubitekereza. Hari ikiremwa cy'umwuka kiba cyinjiye mu bitekerezo byawe, hari ikiremwa cy'umwuka kitagaragara
kiba kinjiriye mu mubiri wawe kigasesera mu ntekerezo kikaguha gutekereza ibyo utakagombye gutekereza. Icyo kigomba gukubitwa kikimuka mu izina rya Yesu mu bitekerezo byawe. Ingoma ya Kristo ikaba ariyo imanukira ibitekerezo byawe. Kristo akima ingoma mu bitekerezo byawe. Aho uri vuga uti mwami Yesu Kristo ngwino wima ingoma mu bitekerezo byanjye. Ntuzemere n'umunsi n'umwe ko Satani yinjirira ibitekerezo byanjye akampa gutekereza nk'abantu atandukanyije gutekereza kwawe Mana ihoraho. Mpa gutekereza Uwiteka guhuye n'ukwawe uhoraho mu buzima bwa buri munsi. Ibitekerezo byanyu birinde imyuka mibi, birinda abazimu, birinda amajini, birinda abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Mpabwe ubwugamo n'ubwisho bw'ibitekerezo kuko Yesu Kristo ariwe nizera mu bwisho n'ubwugamo bwanjye. Amen. Yesu akubera ubwugamo ahisha ibitekerezo byawe mu izina rya Yesu, kugira ngo mu gihe nk'iki kigoramye akurinde gutekereza ibihabanye n'umugambi w'Imana, akurinde gutekereza ibihabanye n'ubushake bw'Imana, ibitekerezo by'ubwigomeke, ibitekerezo by'ubwibone, kwigomeka, kwibona, tekerezo biyemera, byikakaza, biyihagararaho, bidahagaze ku ijambo ry'Imana, bidahagaze kuri Kristo Yesu. Ibyo bitekerezo biba ari by'umubiri, biba ari by'abantu. So biragoye rero cyane kugira ngo umunyamubiri agire ibitekerezo by'ubumana. Satani amwinjirira uko ashaka, akaba yaca intege abandi, agatebera abandi igisitaza. Nguko uko umunyamubiri ateye. Umunyamubiri ashobora kuba igisitaza cy'abenshi. Umunyamubiri ashobora kuba igisitaza cy'abinjira mu masezerano y'Imana. Imana ikurinde mu izina rya Yesu we kuba umunyamubiri ukaba igisitaza cy'abandi. Aha Petero yabereye igisitaza Yesu, ariko Imana ishimwe ko igihe cyaje kugera Petero ntakomeze kuba umunyamubiri, ahubwo igihe kikagera akuzura umwuka wera, agahabwa imbaraga za mwuka wera, noneho agatangira kuyoborwa n'imbaraga z'umwuka. Ibitekerezo bisanzwe ntibyaba bikimuyobora. Umunyamubiri rero bari mu kaga yo kuyoborwa n'imitekerereze yiwe y'akavuyo, ntabasha kugira amahitamo mazima kuko abari munsi y'ubutware bw'imyuka y'abadayimoni cyangwa imyuka ya Satani itamwemerera gutekereza neza. Va mu mubiri, sengera mu mwuka. Va mu mubiri, jya mu mwuka, sengera mu kuri no mu mwuka wera. Wabyumvise? Ni ngombwa kuva mu mubiri ukajya mu mwuka, ugasengera mu kuri, ugasengera no mu mwuka wera. Igihe cyose uzasengera mu mubiri nta gisubizo. Tuzabigaruka hejuru bundi ko isengesho ryo mu mubiri rifata ubusa rihinduka umuyaga. Ubu turimo turakigaragaza uko umunyamubiri abadayimoni bamwinjiramo ntamenye ko bamwinjiriye. So noneho sasa tubonye ukuntu bafata mu bitekerezo, bakinjira mu bitekerezo bye, akaba yatekereza ubwo azi ko ari gutekereza ubwe ku giti cye, kumba arimo aratekererezwa n'abadayimoni, arimo aratekererezwa n'imyuka mibi. Yajya kuvuga akaba azi ko avuga ibintu bizima, kumbe ibyo ari kuvuga ni ibikomoka kuri Satani. Aho icyugisho cyatambutse twabonye ukuntu umunyamubiri ashobora kwihagararaho, umukristo w'umunyamubiri ashobora kwibeshya no kwihagararaho akibwira ko ari umwana w'Imana ndetse afite amategeko y'Imana ndetse azi n'ibyanditswe, kandi uwo muntu ari umwana w'iki? Ari umwana wo kurimbuka, ari umwana w'umwijima. Kuko twabonye Yesu abwira abayuda, babwira ati bo baramubwiraga ngo ni urubyaro rwa Aburahamu, bakavuga bati Imana niyo data. Yesu arababwira ati oya, ntabwo Imana ariyo so, ahubwo mukomoka kuri so Satani. Nyamara aba banyamubiri bo bari bazi yuko bakomoka ku Mana, ari n'abana b'Imana, ariko Yesu yabareka akabati no, mukomoka kuri Satani. Iyo muza kuba mukomoka ku Mana mwakamenye kuko Imana niyo yantumye.
n'ibyo mvuga simbivuga ubwanjye ku giti cyanjye, mbivuga kubw'iyo Mana yantumye. Niki gituma mutamenya imvugo yanjye? Umunyamubiri ntiyumva imvugo y'Umwuka Wera, ntiyumva imvugo y'ijuru, ntiyumva imvugo y'Imana, arayumvirana. Uwiteka kuza Umwuka Wera agutandukanye n'ubuzima bwo kuba umunyamubiri musa. Reka rero twihute nanone mu byakozwe n'intumwa, aho ngaho ariho dusoreza, hanyuma dufate umwanya wo gusenga. Imana y'amahoro iguhe umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza. Ibyakozwe n'intumwa igice cyaho turisomera mu gice cya 14, mu gice cya 19. Kwanza dusome 19. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 murongo waho wa 11. Ahanga tugiye kureba ukuntu umunyamubiri abadayimoni bamukubita. Cyane cyane iyo tuvuga umunyamubiri tuvuga umunyamubiri wo mu rusengero, umunyamubiri wo mu rusengero, umukristo w'umunyamubiri, umukristo w'umunyamubiri, umukristo w'umunyedini, abo nibo twita abanyamubiri. Tugiye kubarebaho rero kano kanya mu izina rya Yesu, nanone ukuntu bashobora gukubitwa n'abadayimoni kandi bazi ngo bari gukorera umwami Yesu cyangwa se bari kuvuga izina rya Yesu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 turahera ku murongo waho wa 11. Handitse ngo, kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Paulo ibitangaza bikomeye, ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we, bagakira indwara zabo, abadayimoni bakabavamo. Ngo ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukana abadayimoni, zihimbira kuvuga izina rya Yesu kubatewe n'abadayimoni, ziti, ndagutegetse mu izina rya Yesu uwo Paulo avuga. Kandi hariho abahungu 7 b'Umuyuda witwaga Sekiwa, umwe wo mu batambyi bakuru, bagenzaga batyo. Kumva urumva ko harimo n'umwana wo mu batambyi, umwana w'umwe mu batambyi, nawe yarari muri icyo gice cy'abo bantu bagendaga birukana abadayimoni, bavuga ati turirukana abadayimoni mu izina rya Yesu wa wundi Paulo. Kumbe kuba ubwo rw'abasenga, kuba uvukira mu rugo rw'abatambyi, iso ari pasiteri, mama wawe ari umuhanuzi cyangwa se ari umuhanuzi kaze, kuba wabuvukira ku babyeyi babe imbere y'Imana bazi ijambo ry'Imana, ibyo ntibihagije. Ushobora kwisanga ahubwo we ku giti cyawe nawe ukubitwa n'abazimu, ukubitwa n'abadayimoni, uvuga izina rya Yesu rya mama wawe, uvuga izina rya Yesu rya papa wawe, kandi izina rya Yesu wamenye papa wawe avuga, mama wawe avuga, igihe ritakurimo, igihe ritacenge mu buzima bwawe, ni ngombwa nawe mu mwuka uhinduka inzererezi, gutyo umunyamubiri. Ahangaha rero sasa ngo bukeye dayimoni arabasubiza ati, Yesu ndamuzi na Paulo ndamumenye, ariko mwebwe muri bande? Nuko uwo muntu warimo dayimoni uwo abasimbukira bombi, arababasha, arabanesha, bigeze ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa, bakomeretse. Urumva ukuntu umunyamubiri akubitwa n'abadayimoni. Umunyamubiri ushobora kwibeshya akavuga ati papa ni umukristo, ni umutambyi, ni umushumba, ni umupasiteri, ni apotre, ni musenyeri, ariwe bishop. Papa wawe ukavuga uti papa wanjye ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa, mama ni umuvugabutumwa n'umuhanuzi. Ibyo ntibikora imbere y'abazimu, imbere y'abadayimoni. Ahubwo icyo abadayimoni barareba wowe urinde. Iso baba muzi, nyoko baba muzi, ariko wowe urinde, uriyitirira agakiza ka nyoko, ukitirira agakiza kaso, ukitirira agakiza k'abandi. Igihe muri wowe witwa kuri umukristo ariko nta gakiza ufite, mu isi y'umwuka uhinduka umunyamubiri. Ubwo rero kwa kundi ujyaho gacyaha abazimu, gatwika abadayimoni, ukabirukana, ujye witegura kuza gukubitwa inkoni nyinshi, nabo bihorera kugeza aho bashobora gusanga nditse bakugize n'intere.
ni gute abadayimoni bakubita? Abadayimoni bakubitisha indwara, bakubitisha amakrize, bagakubitisha imyaku, imikoshi, bagakubitisha ibintu bitandukanye. Bakubitisha ibintu bitandukanye. Nuko nguko rero aba bayuda baze gusumirwa n'uyu muntu wari urimo dayimoni, ngo dayimoni zirababwira ziti, wumvise ko harimo n'umwana wo mu batambyi. Nano abadayimoni babwira abo bana, bavuga ati mwebwe muri bande? Paulo turamuzi, Yesu nawe turamuzi, wowe muri bande? Mwebwe muri bande? Nuko ngo uwo muntu warimo abadayimoni arabasumira, arabanesha. Bishatse kuvuga ko umunyamubiri abadayimoni baramunesha, myuka mibi iramunesha, imbaraga z'umwijima ziramunesha, ndetse zamara kumunesha ntabwo zigarukiraho, ziramukubita ngo zikamusigara intere, zikamwambika ubusa. Birashoboka abadayimoni bakaba bamaze kukwambika ubusa, baragukojeje isoni hirya no hino, kwambara ubusa. Nigeze kwigisha ku cyigisho cyo kurota umuntu yambaye ubusa. Tuvuga yuko biterwa, nagaragaje kurota wambaye ubusa kuratandukanye, buri mu busobanuro bugira hafi muri 5 cyangwa 6, biterwa nuko uburyo wabonye wambaye ubusa. Ariko hari igihe urota wambaye ubusa bisigura ko ugiye gukozwa isoni, ibintu byose wari warahishe cyangwa ibintu byose bitari bizwi n'abantu bikaba bigiye gushyirwa ku mugaragaro, Satani akagukoza isoni. Ngo habagiye kukubaho ikintu kigukoza isoni, biterwa n'uburyo warose wambaye ubusa, uko wari umeze. Hakaba no kurota wambaye ubusa bigaragara ko uriho umwuka w'ubusambanyi, ari umwuka w'ubusambanyi ukwambaye ukurimo, biterwa nuko izo ndozi zakorekaga uburyo wari wambaye ubusa. Izo rero songeye kugarukaho, nagarukaga ukuntu abadayimoni bakubise bano bantu ngo babambike ubusa, babashwanyagurizaho imyenda, babambike ubusa. Noneho rero ndimo ngaragaza ukuntu imyuka mibi ishobora kugukubita we kuri umunyamubiri, ikakwambika ubusa, ikagushwanyagurizaho imyenda, igasiga nta mirimo namba ubasha gukora, igasiga uri vide imbere n'inyuma. Ushobora gusiga uri empty mu mwuka, nta mbaraga z'Imana, nta kinana, impande zombi uri empty, wambaye ubusa, cyangwa se imyuka ikaba yagukoza isoni. Rero umunyamubiri urumva ko akaga ko kuba umunyamubiri, akaga ko kuba umukristo umunyamubiri gateye ubwoba. Va mu mubiri, jya mu mwuka, usengere mu kuri no mu mwuka wera. Atari ibyo uzajya uhura n'ibi bibazo bimwe na bimwe, wibwire ko ari ibibazo biri rusange, kandi ari ibibazo byihariye bwawe ku giti cyawe, ari inkoni z'abazimu, ari inkoni z'abadayimoni, ari inkoni z'abarozi. Twihuta rero dusoreze mu byakozwe n'intumwa igice cya 16, hanyuma dusenga Imana. Byakozwe mu gice cya 16 umurongo wa 23. Ntabwo dushaka gutinda, reka dusome mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Byakozwe n'intumwa igice cya 16 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 23. Ngo bukeye tujya aho basengera, duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni, yungukiraga bashebuja cyane ingemo. Aha ni Paulo arimo aratubwira ngo bukeye bajya aho basengera. Kumva aho basengera hashobora kuba hari abaja ba Satani, abagaragu babandi babashebuja babatumye baroga banaragura. Uyu muja Biblia itwereketse yuko yasanzwe mu rusengero aho abantu basengeraga. Hari igihe ujya gusenga uzi ngo nibura ninjya aho abantu basengera ndahabonera amahoro, ndahabonera umutekano. Ukibwira yuko aho abantu basengera mu rusengero nta barozi bazamo, nta bagizi ba nabi bazamo. Ariko si iby'aka kanya gusa, na kera ku bihe bya ba Paulo byarabaye. Urumva ko hano ijambo ritangire ritubwira ngo bukeye tujya aho basengera, duhura n'umuja uragura utewe n'abadayimoni. Kuragura k'uyu muja ntabwo kwari kuragura gusanzwe,
ahubwo hari imyuka yitwa abadayimoni yamuhaga kuragura, akareba umuntu akamenya uwo ari we, akareba umuntu akamenya ibizamubaho, akareba umuntu akamenya. Tujye tubona ababwirwa igihe bavukiye, tujye tubona ababwirwa za nimero z'irangamuntu, tujye tubona baragurirwa mu buryo butandukanye bikitirirwa ubuhanuzi kandi ari ukuragura. Yego hari ubuhanuzi nyakuri butangwa n'umwuka wera, ariko hakaba n'ibindi wakwita indagu ziterwa n'abadayimoni. Uyu mukobwa rero nubwo yakundaga kujyaho abantu basengera, nta kindi cyabaga kimujyanye. Biraza kutwereka ko hari abantu bamukoreshaga, nawe ubwe yari ameze nk'aki, yari afite abamutelekomanda, kuko ni nk'uko ushobora gufata telekomande, noneho ya telekomande ukagenda uhindagura sheni ugiye kuri televiziyo nyine ushaka kureba sheni wifuza ya televiziyo. Noneho sasa uyu mukobwa cyangwa uyu muja yari afite bashebuja b'abana b'abantu. Sirivupure utumva ngo yari afite bashebuja b'ibiremwa by'umwuka. Oya, uyu yari afite bashebuja. Jambo rigiye kutwereka ko abo bashebuja yabungukiraga ingemu nyinshi cyane. Rero umunyamubiri, abarozi bakuru bakomeye bashobora kumukura mu mwuka mu mubiri we, bakamufata mu buryo bw'umwuka, bakamutransferamo abazimu. Nuvuga ngo bagatransfera abadayimoni mu munyamubiri. Bamara gutransfera imyuka mibi mu muntu, umuntu agatangira gukoreshwa n'imyuka mibi, gatangira guhangwaho n'imyuka mibi, akaragura, akaroga, agakora ibintu bitandukanye, ariko we muri we nta nyungu abona, ahubwo bashebuja bamutanzeho igitambo. Kuko umurozi umunyamubiri, iyo tuvuga umunyamubiri, n'uwo munyamubiri ni umuntu nyine umunyamubiri musa utari mu mwuka wera w'Imana. Biroroha cyane kugira ngo umurozi akujahure, namara kukujahura gushikuze mu mubiri we w'umwuka, agufate. Noneho namara kugufata agahita agutransferamo umwuka we mubi, igini, umuzimu cyangwa shitani, bikaza bikakwambara. Noneho ugatangira kubona ibyo abandi batabona, ugatangira kuragura. Kuko uyu muraguzi, uyu muja, ibaze ko yabonye ba Pawulo ari ubwa mbere babonye, agahita bamenya. Reka dusome ubyumve neza. Agahita bamenya ngo uwo akurikira Pawulo, natwe arasakuza ati, aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Urumva ukuntu uyu muja, uyu mwana w'umukobwa w'umuja, ukuntu yatangiye kuragura, agakurura ibya Pawulo akabimenya, ndetse n'ibyo bari kumwe n'abari kumwe na Pawulo akabamenya. Aba bari bo. Kumva umurozi ashobora kukureba akakumenya mu mwuka uriwe. Murozi ashobora kukumenya akamenya ngo mu nda yawe ufite urubyaro rukomeye, ufite abana badasanzwe, agahita kuzinga, agafunga inda ugasanga ntubyaye. Byakozwe n'umurozi. Murozi ashobora kukureba akabona uzagira urugo rukomeye, agahita gufunga, akaboroka urugo, urushako ukabura urushako. Murozi ashobora kukureba mu mwuka akabona ko uzaba umutunzi, agahita gufunga, akakohereza umudayimoni w'ubukene, ugakena kandi wari kuba umutunzi. Murozi ashobora kukureba mu mwuka akakureba akabona uzagira ingendo zikomeye zigana mu bihugu bitandukanye, agahita afunga intambwe zawe n'ibirenge byawe, ingendo zikabineza neza akabiboroka. Murozi ashobora kukureba mu mwuka business yawe ukora, akakoherereza umwuka agafunga business, ugasanga business yawe irimo iragenda ihomba, isubira hasi aho kuzamuka. Nguko rero uyu murozi yabonye Pawulo ari ubwa mbere nabo bari kumwe nabo, ahita bavumbura, arabamenya ngo aba ni abagaragu b'isumba byose, barababwira inzira y'agakiza. Murozi ashobora kukubwira n'ibyiza yakubonyeho, ukishima, ariko utazi yuko nyuma y'uwo mwuka umuhaye kukubwira ibiza kubonyeho, uwo mwuka ushobora kubifunga igihe utabaye maso, igihe wabaye umunyamubiri. Noneho ngo iminsi iba myinshi, agumya kubigenza cyo, ariko Pawulo abonye ko amurembeje, arahindukira abwira dayimoni ati, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo, muvemo.
amuvamo muri ako kanya. Bashebuja babonye yuko nta ndamu bakimutegerejeho cyangwa bamutezeho, bafata Pawulo na Sila barabakurubana babajyana mu iguriro ku batware. Reka ndatugarukira aho ngaho. Wumvise ukuntu byagenze ngo uyu muja arembeje Pawulo nk'uko imizimu ishobora kukurembya, abadayimoni bashobora kukurembya, abarozi bakurembeje, abadayimoni bakurembeje, imyuka mibi yakurembeje. Pawulo ahita hishurirwa kuko yabonaga uwo muntu abarembeje, arabarembye. Pawulo ahita hishurirwa, amenya avuga ati uyu muntu ndembeje, uyu mwuka umurimo n'uwa Satani, uyu mwuka umurimo n'uwa dayimoni zimurimo, ntabwo riri gusa. Ngo arahindukira acyaha dayimoni, arayitegeka ati muvemo. Ako kanya dayimoni iva muri uwo mukobwa. Yamuteraga kubona ibyo abona, yamuteraga kurondora ibyo yarondoraga. Suti mukundwa muri Kristo Yesu, umunyamubiri abarozi bamujahura mu mubiri we, bagafata ubugingo bwe n'umwuka we, bigatangira gukoreshwa mu isi y'umwuka. Uwo munyamubiri ugasanga arimo arakorera abarozi bakomeye, abarozi b'abana b'umwijima, batambye ubwami bw'umwijima. Noneho bakagukoresha utabizi, ukabura umurozi utabizi. Uyu muje ibyo yakoraga ntabyo yarazi, ntabwo arazi ko hari ikiremwa kimurimo kimuha gukora ibyo ngibyo. Hanyuma Pawulo abibonye aragitegeka kimuvamo. Ya dayimoni rero yatumaga asakuza arembya abandi, arondora iby'abandi, abwira iby'abandi, imuvamo. Imuvuyemo rero abayimushyizemo bamwungukiragamo inyungu nyinshi. Batangira gufata Pawulo na Sila n'abandi bose bari kumwe nabo, ngo barababoha babajyana ku batware, kubarega. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, umurimo wa deliverance ntabwo woroshye, ni umurimo ukomeye. Urumva ko Pawulo nawe byamugizeho ingaruka mu gukubita umudayimoni wari uri muri uyu muja. Amaze kumusohoramo, abari barashyize uwo mudayimoni muri uwo mwana, kuko bamwungukiragamo inyungu nyinshi cyane. Bumva ko bahombye, barahaguruka bashaka guhora. Niko gufata ba Pawulo, niko gufata abari kumwe na Pawulo bose, ngo bajyana mu nzimba. Reka tugarukira aho ngaho. Tubonye yuko umuntu w'umunyamubiri, abarozi bakomeye cyangwa abatwari bo mu isi y'umwijima, ijambo ritubwire ko tudakirana n'ibifite umubiri n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka y'abatwari. Aba rero ni abatwari bari barafashe uno muja, aribo bashebuja. Mu isi y'umwuka abantu bararutanwa mu gice cyahariya cy'ubwami bw'umwijima. Satani yagiye agaba ubutware, bamwe abagira abatwara, abandi abagira abategeka, abandi abagira abanyabubasha. So muri abo banyabubasha n'abategeka mu bwami bw'umwijima, ni abanyabicaniro byo mu ruhande rwa Satani. Bashobora kukwiba rero, bakagukura mu bugingo, ntupfe ukaba uriho, ahubwo bagafata wowe imbere, bakakudahura, bakagutwara. Bamara kugutwara bakagutransfera mu mwuka mubi, ukazajya uragura utabizi. Imyuka abakurambere b'iwanyu bakakwinjiramo, ugatangira ugasanga urimo uraroga utabizi, kubera ko wabaye umunyamubiri. Ibi rwose wumvise ko bitatinya kusenga. Uyu muje yajyaga aho basengera, birashoboka ukamukurikirana rero nawe usenga, ariko bitewe nuko wabaye umunyantege nk'umunyamubiri, imizimu irakwinjirira, abadayimoni barakwinjirira. Ndagusengera kano kanya kugira ngo bakuvemo mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza byawe ahantu uri, hanyuma ngo ukorere isengesho mu mbaraga z'umwuka wera. Niba bishoboye ubashe gupfukama. Data, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, sengeye uyu muntu wumvaga ijambo ryawe. Katika jina la Yesu, mutandukanye n'ubuzima bw'umubiri, umwinjize mu mwuka wawe wera, abo munyamwuka wawe wera. Katika jina la Yesu, mwuka wera umanukira ubuzima bw'uyu mugabo, mwuka wera manukira ubuzima bw'uyu mugore watwumvaga, mwuka wera manukira ubuzima bw'uyu mukobwa watwumvaga, mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Uhereye kano kanya, imyuka mibi yashaka kumudomina kugira ngo ahinduke umunyamubiri, imyuka ndayitwika
ndayitegeka kumuvaho, ndayitegeka kukuvaho mwa myuka mingi mbategetse kuva kuri uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo, mugende katika jina. Mwebwe mwashaka gukoresha uyu muntu, ndasenya imyuka mibi yashaka gukoresha ibitekerezo by'uyu muntu, umutima nama w'uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo umutima nama ubohoke mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwatura ibitekerezo byawe kubohoka, bigakoreshwa n'Imana ihora, bigakoreshwa n'Umwuka Wera. Ntuzongere gutekereza nabo kundi mu izina rya Yesu. Myuka yatakaga ibitekerezo byawe ndayicaha, ndayirukana ku buzima bwa mu izina rya Yesu Kristo. Yatakaga umutima, ndayirukana ku mutima wa mu izina rya Yesu Kristo. Yatakaga marangamutima yawe, ndayitegeka kurekura amarangamutima mu izina rya Yesu Kristo. Yagutuma gutinjira mu mwuka neza, utamunyamwuka wera w'Imana, ndayicaha ni kuva mu izina rya Yesu. Ndagusengera kugira ngo imbaraga z'Imana n'ijambo ry'Imana bigukoze, bikuvane ku cyiciro cyo kuba umunyamubiri, uhinduka umunyamwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi guhinduhere none ukageza iteka ryose. Amen. Sema amen. Amen. Imana iguhe umugisha, gira ibihe byiza. Shalom shalom.